umukobwa uri maso nka Aburahamu yari ku gitambo, nta kimuvogera, wahamagawe n'Imana agashyirwaho n'Imana apana gukurikira abandi, ntagakangwa n'imyaka afite inkongoro. Umusore uri maso ntabwo akangwa n'iminsi mibi, akaga n'amakuba ngo yiyahuza umugore we. Abagore babyaye kangahe hejuru yo kurangazwa n'amazu. Hari ibintu biri kubaho muri ibi bihe bikantera ubwoba. Nta gihangara urugo rwe, twatu message tw'abagore bakwandikira ukajya kudusoma wihishe, telefone ukajya kuyitabira muri wese, ugasanga nimero y'umugore niba yitwa Roza, ahamya ko besha amatelefone z'ababuze ijuru. Nukuri ubu kigurutse inkongoro utagisoma message wihishe ngo umugore akore kuri telefone umutima ugusimbuke. Bura niba umugore akora kuri telefone Yesu ayikozeho byamera bite? Nongera kubona umukecuru yiheranya akana k'agahungu. Niba leta hano hanze mwisi babona ibintu nk'ibyo bidakwiriye, bashumba abapasiteri bavuga butumwa bahanuzi muri gukora amanyanga n'isi itabishyigikiye, bashatse kumwica kuko yavuze Yeremiya, kuko yavuze ibyo abatambyi bashaka, yavuze ibyo abantu bari gushima. Ndabizi nanjye ibyo mvuga abatambyi ntago banyumva, ariko hariho batuye mu ijuru babana n'Imana, muzajya mu ijuru ryandi. Niba mwicace yawe Yeremiya utamuha karibu, rozi winjiraga mu rusengero kubera umwuka w'Imana, babaga bamuzingiriye abasambanyi bakabatuza bagafata na mikoro, ariko ubu ryarasinziriye. Nugize ngo wigishije kwihanisha yuko urubyaro rwawe nubwo urukurira ngo ntiwabyaye, abazagukomokaho bazakora uburetwa imyaka 400. Mukozi w'Imana uri guhemukira Imana siwe wenyine, n'abazagukomokaho bazahura n'akaga. Mana yo kwizerwa, Mana y'urukundo, impuhwe n'imbabazi nyinshi, tuguciriye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru y'amajuru. Niweho Mana nyakuri iri hejuru y'amahanga yose y'abari mu isi. Ndagushimira ko warinze ubugingo bwanjye ukaburindana n'ubwa bene data hirya no hino ku isi. Ndagushimiye cyane ko watugiriye neza, ubishatse bwacya twese tukasanga byarangiye, ariko ukomeje kutwongerera iminsi yo kubaho, kuko ushaka ko benshi barokoka urupfu rwa kabiri ruzi y'amahanga yose yo mu isi, ari ryo rimbuka rigiye kuza ry'umuriro utazima. Ndakwinginze bane natwe bagiye kumvira ijambo rigira icyo ribafasha, rigira aho ribavana, rigira naho ribageza mu buryo bw'umwuka. Urakoze Kristo, uwo duheje gusa ni Satani ndetse n'abadayimoni. Imbaraga z'Umwuka Wera zikomeze kuganza. Urakoze kubyumvishije mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muraho yemwe. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu Itangiriro ibice 16. Turahera ku murongo, n'ubundi reka duhere ku murongo wa mbere. Nuko ibice 15 murambabarira, duhere ku murongo wa mbere abariho dusoma. Ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo Aburahamu yizera Uwiteka amusezeranya isezerano. Ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mwiyerekwa riti, Aburahamu, witinya, ni njye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburahamu aramubaza ati, Mwami Uwiteka, uzangorora iki ko ngenda ndi ncike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko? Ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana aramubwira ati, rarama urebe mu ijuru, ubare inyenyeri niba ubasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka abimuhaniriza no gukiranuka. Aramubwira ati,
ninjye Uwiteka wakuvaniye muri Uru y'Abakaludaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Aramusubiza ati, Mwami Uwiteka, iki yamenyesha yuko nzakiragwa n'iki? Aramusubiza ati, endiriza y'inka imaze imyaka 3 ivutse, n'ibuguma y'ihene imaze imyaka 3, n'imfizi y'intama imaze imyaka 3, n'intunguru imwe n'icyana cy'inuma. Maze yenda ibyo byose abicamo kabiri, arabyerekeranya, keretse za nyoni nizo atagabanije. Inkongoro zagwaga ku mirambo, Aburahamu akazigurutsa. Ku kirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazabakorera baho, nabo bazababaza imyaka 400. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana bene data. Banje kubasuhuza abankurikirana hano iwacu mu Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi, muri Afurika, muri Amerika n'i Burayi. Muraho yemwe, ndabashuhuje kuko ni ukuri abenshi nzi ko munkurikira kuko bw'ijambo ry'Imana n'inyota yo gukiranuka. Kubw'ibyo rero Mwuka Wera ashoboje kongera gusubira muri iri jambo. Ahangaha ngo Aburahamu, ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Aburahamu. Aburahamu Imana iramuhamagara ati, wari uzi ko iki gihugu ryamyemo kizaba gakondo y'urubyaro rwawe? Aburahamu yabusubije Imana, yari aryamye. Ni nkaho yamubwiye ati, ni nkaho ushinyaguriye. Aho wiyibagije ko ngenda ndi incike? Ibyanjye bizaragwa n'umugaragu wanjye Eliyezeri. Nabwo amuvuga mu izina, si nawe mugaragu wenyine yari afite, ariko bitewe n'uko uburyo bari babanye aravuga ati, wenda uyu nguyu niwe nzaraga ibyanjye, akabizungura. Byari bimuteye umubabaro kuko nta mwana yigeze abyara. Imana iramubwira ngo reka da, uwo uzibyarira akava mu rukiryi rwawe, uwo nguwo niwe uzaragwa ibyawe. Ni naho Imana yamubwiye ngo byuka usohoke, twe kuganira uryamye, ahubwo tuganira uri n'amaso, usohoke ujye hanze. Bene data, Aburahamu aryamye yumva ijwi ry'Imana. Ndahamya ko agace Aburahamu yari aryamyemo iyo karitsiye yari irimo abandi bagabo, kandi bose ni ukuri ntabwo ariko bose bumvisha Imana ivuze. Yewe ngira ngo na Sara umugore we ntabwo yigeze yumva iryo jwi ryumvishwe na Aburahamu. Bakristo bene data, nabanza kwibaziriza abantu bakunze kugira ibihe byo gusenga bakurikiye Kristo. Iyo uryamye urota zihe nzozi? Aho Imana yakinisha kuguhamagara, yakugenderera mu nzozi, byibuze warota unasenga. Nawe ibaze iyo uryamye urota zihe nzozi? Muri karitsiye Aburahamu yari aryamyemo harimo abandi bagabo baryamye. Burya ikintu washyizeho umutima nicyo kigusura mu nzozi. Nuryama ushyize umutima ku ikipe Rayon Sport izagusura. Ariyo mpamvu usanga umugabo aryamye agashidukira hejuru nk'umurwayi, rimwe mukagira ngo ni nk'igicuri kimufasha. Wayo kumva umugabo wenda nk'umugore akaba yikanze, yumva umugabo ati ye, umugore ati ubaye iki mutwara, ubaye iki? Ati bari bayitsinze. Kubera iki? Umutima we werekeje kuri Manchester, akarota bari kuyitsinda, arahabukira hejuru. Icyo uryamye mu nzozi, icyo werekejeho umutima nicyo kigusura. Hari n'abasore usanga yisetsa ubusa mu nzozi, hiti vega umwana we, vega icyuma. Kubera iki? Ni washyizeho umutima. Ariko Aburahamu aryama nawe yerekeje ahera, Imana nawe irururuka. Nk'uko Yakobo yiseguye ibuye, ijuru rirakinguka. Yosefu yari umukiranutsi, yarotaga inzozi zimwerekeje ahazaza kuko yubahaga Imana. Weho uri umusore, inzozi zawe ni izihe muri ibi bihe? Yumva Imana iramuhamagaye, bagiranye ikiganiro mu nzozi, iramubwira ati noneho byuka sohoka. Imana iramubwira ngo raramurebe mu ijuru. Urabona zira nyenyeri washobora kuzibara? Aburahamu turetse nanjye nta munyabwenge ndigera numva, yewe no mu bakoniko n'abapfumu ntawe nigeze numva wamenye umubare w'inyenyeri. Nuko Imana iramubwira ati rero ubwo udashoboye kuzibara, ni ko urubyaro rwawe ruzangana.
Aburahamu agira amakenga atishimye ko muri iyi minsi tubanye neza. Aha nabwira abanyamasezerano, hari igihe witwara neza Imana ikagusanga uri mu mwanya mwiza usenga wirinda ibyaha, ikaba yakubwira ejo hawe hazaza. Ariko Aburahamu agira amakenga aravuga ngo icyamenyesha ko ibyo bintu bizabaho ni ikihe? Imana imuhereza imirimo abasha kurindirwamo. Fatiriza y'inka, b'umunyamasengesho se, b'umuyobozi, ibuguma y'ihene, b'umuririmbyi, intama, b'umuvugabutumwa, intungura y'inuma, b'umuhanuzi, gira utya gutya. Imana imuhereza imirimo. Cyane kinuma jya gusura abarwayi, se umuntu ujya gusura abarwayi ujye ubasengera. Nuko yamubwira turinde igitambo kugeza igihe nzagarukira, sinzasanga igitambo ari icyacononye. Aburahamu rero arinda igitambo. Bene data, hari abantu benshi Imana yashyize mu nzu, irabahamagara muri itaba, muraza. Imana ibashyira ku bitambo, bamwe mwisanga mu makorari, mu budiyakoni, mu ivugabutumwa, mu buhanuzi, mu bupasitoro, mu bushumba, ahariho hose mu murimo, mu madini atandukanye. Imana yaguhaye kurinda igitambo kugira ngo izina ryawe ritazatukwa hakagira ibicyona. Ugasanga urakora umurimo w'Imana uri umuhanuzi ariko kikonwa. Aburahamu mu masaha 4, saa 5, saa 6 isazi yajyaga kugwa akagurutsa, yaragifite kuraje, yarakirinze ibyizerwa. Umukobwa uri maso nka Aburahamu yari ku gitambo, nta kimuvogera, wahamagawe n'Imana agashyirwaho n'Imana apana gukurikira abandi. Ntagakangwa n'imyaka afite ngo apange kwishingira. Ntago umusore amubwira ati nkurikije ibibazo reka dufate amavansi. Ibyo byaha ntibimwegera. Abakigurutse inkongoro, ntawe umukora ku mabere ngo baramurya iminwa nuko umusoma. Abavuga ati mu izina rya Yesu, abakigurutse inkongoro. Umusore uri maso ntabwo akangwa n'iminsi mibi, akaga n'amakuba ngo yiyahuza umugore. Abagore babyaye kangahe hejuru yo kurangazwa n'amazu. Hari ibintu biri kubaho muri ibi bihe bikantera ubwoba. Kumva umwana w'imyaka 25 ngo ashakanye n'umusore bambe n'umukecuru w'imyaka 60. Bamwe ngo ni Imana yabivuze. Umugore ubyaye 5, 7 n'akana k'imyaka 25. Uretse kubeshya iyo ni Imana. Mube maso. Yesu yabwiye abigishwa be ngo mutagwa mu moshya ya Satani, kandi uzacunge abeshi izo ngo ndizimara kabiri, kuko usanga wa muntu yarakurikiye ubutunzi bwa wa mugore. Niho bitaca kabiri ngo madevorce, cyangwa se akajya musambanira azana za maraya mu rugo, umugore akabura uko abigenza, kera kabaye ugasanga yamutaye. Hari abo twagiye tubona. Bene da, mube maso mutagwa mu moshya. No, umugore uri ku gitambo namugiranya na Aburahamu ukigurutse inkongoro, tera kujya mu bapfumu, gucisha, gushikisha, niba ari kugira ute ngo kubika inzara akazigenda zikenyereyeho. Abakigurutsa nta nama zo kumubwira ngo akenyerere ku mababa n'ibindi. Abakigurutsa ibintu nk'ibyo akavuga ati ndi umukristo kandi nzahora ndiwe. Abakikihangana nubwo umugabo yamubera mubi kajana. Abakikihangana avuga ati abana banjye ejo batazadukwaho n'umwuka mu bakaberera imbuto nziza. Nta nubwo anezezwa no kugaragaza ibyaha byase mu maso y'abana be. Abakirwana intambara nziza. Umugabo ukiri Aburahamu abakigurutsa inkongoro, nta gihangara urugo rwe. Twatu message tw'abagore bakwandikira ukajya kudusoma wihishe, telefone ukajya kuyitabira muri wese, ugasanga nimero y'umugore niba yitwa Roza cyangwa se niba ari Rufosi, ukandikaho Rufosina kandi ari Rufonsi, ari Rufosina w'umugore ukandikaho Rufonsi, cyangwa niba ari Claude ukandikaho Claudina. Hari nabandikaho hari n'ushyiraga fresh kuri nimero y'umuntu bafitanye amasinde. Bene data, ndahamya ko besha amatelefone z'ababuze ijuru. Nukuri ubu kigurutse inkongoro utagisoma message wihishe ngo umugore akore kuri telefone umutima ugusimbuke. Bura niba umugore akora kuri telefone Yesu ayikozeho byamera bite? Yesu we ayikozeho byamera bite? Ko noneho we iyo aziki ubusobanuro bwayo.
iyo mpina mvugo ako gafreshe washyizeho uwo Claude wanditse Yesu amusobanukiye ko ari Claudine wanditse buriya uretse kubeshya niba uri umugore waranditse ngo ni Claudine kandi ari Claude ari ikigabo kingira ikibaba Yesu aramutsaje iyo telefone akayifata wabigenza uti kandi kutayimwima ko nta n'ubushobozi ufite bwo kuyimwima buriya muzayitegereze hari abantu babeshya ngo barakijijwe nubona telefone ku bafite ama smartphone ubona WhatsApp yawe nta muntu wapfa kuyinjiramo bayikora kuri telefone ukayigwira ngikizo ngo batareba ibyanditsweho umenye ngo impanda ivuze burya wasigara nicyo cyagusigaza cyakutuma ujya mu muriro utazima kuko ibyo bintu nurukoza soni uretse no kuba biri muri telefone biri mu mutwe wawe biri muri wowe imbere kuba umuntu yagwira telefone uri umukristo ukijijwe utinya yuko amagambo y'urukoza soni ari muri telefone yawe urakijijwe harimo pornography turakena ngo barose inzozi mbi ni ibintu urangariramo amaso yawe uretse kwesha Imana yagusura Imana yakugenderera reka kuki Aburahamu ari we wumvaga ijwi ry'Imana abandi bagabo baryamye bo ntibaryumve kandi bose ari abagabo mu mudugudu y'abagamo kuki abandi babasha gusurwa n'iyera wowe ugasurwa n'amagini ukarota ubyina isi izidafite icyerekezo indirimbo z'urukoza soni ukarota wageze ikuzimu wambaye ubusa ukarota usambana kuki utarota inzozi nziza wenda usenga kuki utarota ugira neza kuki utarota inzozi zabera ukarota inzozi zipfuye mu gihe Aburahamu yasurwaga n'Imana nako ka telefone kari ngombwa uri umugore niba muri telefone yawe harimo amabanga umugabo atamenya cyane cyane none kubyerekeranye n'urukoza soni ashobora guhirika urugo rwawe ngo harimo ngo my friend wawe Mana yanjye ngo umuntu umwiganye kandi nuwo mwasambanaga wari ihabara ryawe nukuri ugasanga murakomezanya amabanga menshi umugabo ku buryo wagushatse atabimenya ndakubwiza ukuri usenge kajana uririmbe ku ruhimbi uhanure niburi n'umuhanuzi nta bugingo ubwami bw'Imana subw'umuvurungano ijuru rirahenze kuryinjiramo ntago ari ryubonetse wese nuko bene data ahangaha twikomereze Aburahamu ajya kubitamba agurutse inkongora arakubita biyumvikane ko kuva yari umugabo utabyara abahuguzi bari benshi bamubwira atababaja harimo udukobwa twiza wafata kamwe Sara ntiyabimenya ukabyara ariko izo nkongora akazigurutsa akavuga ati ngwiriye kuba umukristo nk'abinyangamugayo nuko aragurutsa inama zikabaho nyinshi terega kuba utanywa primus reba ubushyu ufite ibi biriya bintu bizaribwa nande gisoma agacupa ry'unyware Red Bull za Bavaria mahinaji n'ibindi Aburahamu akagurutsa ati reka da ngizo saa 8 impuguro zimuzaho niko agurutsa byinshi kuba yahuguza imitungo y'abandi agacuruza incuruza ariko yibira ku munzani Aburahamu akagurutsa ati wowe mere arega burya mu gihe uri mu kazi uri muri biro hajya haza abana bahiye Sara arakecuye imyaka 80 ntakibona Sara ntiyamenye uko byagenze jya wirira abana ry'abana rwose Aburahamu aragurutse inkongoro arihangana ariko ngo bigeze mu masaha 9 ubwo babutewe n'umwijima w'icura burindi buramufata umunaniro uba wose kuri Aburahamu aravuga ataho nahereye dananiwe rwose yumvikane ko Sara niba yarafite 80 Aburahamu yari afite 90 dufite abantu bakuze bayitwa ngo baba mu nzu y'Imana mu ihema ry'Uwiteka sanga umuntu arakuze n'umusaza n'umushumba ariko ntatinya kurya abana kasohokana kana ko muri primaire kakajyana muri hoteli yemwe nubwo bambwira ngo ndabavuga bene data niba Sara yarasambanyije umuja we Hagayi bikwereke ko icyaha cyo kuba abantu bakuze bagwa mu byaha by'urukoza soni atari cyo uyu munsi na kera byahoze ahubwo ubu ngubu bikubye kangahe nigeze kubona icyapa ku muhanda cyanditseho gishushanyije ifoto y'umusaza umugabo ukuze rwose w'umunyacyubahiro umusatsi urimo imvi ubona ko akuze ayihereranya kana k'agakobwa ka primaire kambaye agakontoni nongera kubona umukecuru yihereranya kana k'agahungu niba
leta hano hanze mu isi babona ibintu nk'ibyo bidakwiriye, bashumba abapasiteri bavuga butumwa bahanuzi muri gukora amanyanga n'isi itabishyigikiye, bagasanga bari gutanga amakondisiyo ku mahoteli ngo umwana wiga muri primaire imyaka iyi n'iyi ntiyemerewe kuhinjira. Bakozi b'Imana mwebwe umuhate wanyu wo kurwanya ibyaha n'uwuhe? Niba leta iri kurwanya ubusambanyi byibuze ikirara gikuze ntacyo tuzihangana, none mwebwe muri kuyobora umukumbi w'Uwiteka, mwebwe muri kuvuga ubutumwa, uruhare rwanyu n'uruhe? Niba abo hanze abo twita bisi nabo babire bagasanga bigayitse, Aburahamu agatotsi karamufata kajya abona ka Hagayi disi kabakuramye mu nzu kari gukoropa, kavuga ati dore amataye we, dore we. Yemwe bagabo mwibuke ko arimo abafite abakozi mu rugo bakunze kwambara za mini. Nagira inama abagore, ibintu byo kuvuga ngo umukozi aragusasira mu cyumba uri umubyeyi, uri indangazi. Nyabuneka ngo nuko umukozi wawe mwumvikana, hari imirimo umukozi ashinzwe, hari n'imirimo umukozi atemerewe gukora. Ntago umukozi yemerewe kukumesera imyenda y'imbere. Nukuri turi mu bihe bibi, turi mu gihe n'amarozi yateye. Iyo ni imirimo wakagombye kwikorera nk'umugore mu rugo. Kwisasira igitanda niwe wakagombye kubikora umukozi atakumenyereye. Ariko ari gihe abagore bageraho rwose akadamarara ati mfite umugabo ukijijwe, nubwo yakizwa si Mikayeli, si marayika Gabriyeli, ni umuntu. Zirikana ko na Sara yaguye mu cyaha aryamana na Hagayi, kandi disi ntabwo yari mu myaka 60. Reka da, Sara yabyaye afite 90. Ibaze none icyo gihe Aburahamu yashobora kuba afite n'imyaka 100, ariko arangagwa mu cyaha ari muzehe. Hari abasaza babajyama babaniga, ubona umukobwa akagusuza yo mpobera neza we, nyegereza ayo mabere. Basinziriye ku bitambo, basinziriye bavuga Imana, basinziriye baba mu nzu y'Uwiteka mu ihema ry'Imana, ahazwe Ukaristiya ry'igaburo ryera, ariko ntibimubuze gukora ibyo Imana yanga. Noko Aburahamu rero ngo bigere ku masaha 10 ku kirengarenga, ngo ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Aburahamu atangira kugenda gakeya, agurutse inkongoro, atarega umuntu akwiriye kumenya ubwenge. Umuntu akwiriye kujya asoma no ku kantu ka Red Bull ntabwo ari mitsingi, si za nzoga sama wisiki, ariko byibuze icyayi gitera mu nda. Atangira kujya yumva nyoye icyayi kimubyimbisha, tangira kujya yamagana buhoro, kandi yaratangiye akubita byibuze ibisiga n'ibyiyoni bikabona ko ibintu byakomeye, igitambo gifite ukireberera. Nuko ariko atangiye gufatwa n'umunaniro wa saa 9, saa 10, akazuba gatangiye kugabanuka, ubukana kari kugenda gakendera. Atangira ati shetani niteranya, ndahanura bakarakara. Yemwe we, ndahanura bakavuga ngo nabikuye hehe. Yemwe bahanuzi mwatangiye murimo ubu mukamwe aracogoye, ntago dutinya kuvugira Imana wenda ntishake nzapfe. Muri Yeremiya 26 hari aho abahanuzi, abatambyi n'abahanuzi bashatse kwica Eliya, bashatse kumwica kuko Eliya yavuze Yeremiya kuko yavuze ibyo abatambyi bashaka, yavuze ibyo abantu bari gushima. Ndabizi nanjye ibyo mvuga abatambyi ntago banyumva, ariko tubwizanye ukuri, uwagarura Yeremiya nirihe torero rya mwakira muri iki gihe? Uwamanura Eliya wa kera Imana ikamuzana, mumbwire eglise nimwe kuri iyi si yavuga ati Eliya ngwino ubu umukristo wacu, ubu umukozi w'Imana? Tubwizanye ukuri, hari igihe umuntu avuga bakabwira ngo ni inzaduka. Muranze mushishoze bakristo bene data, namwe bashumba mu nyumva, ndabizi ko ariho abanyumva. Uwagarura Yeremiya no muri aya macace yose, ninde wakwakira? Nirihe torero rya kwakira Yeremiya mukurikije ubuhanuzi bwa Yeremiya? Ninde wakwakira Ezekiyeli wa kera? Nimubona bashumba mutahereza karibu Eliya, Yeremiya, mwibaze ijuru muri kujyamo ko ariho batuye mu ijuru babana n'Imana, muzajya mu ijuru ryandi. Niba mwicace yawe Yeremiya utamuha karibu, urambwira ngo intama zigukurikiye ziri kujya hehe?
mube maso. Yesu yabwiye abigishwa ngo mube maso mutagwa mu moshya. Harya ba Petero babishe bakababamba bacuritse, bavuze ibyo abantu bari gushaka, babitaga abayobe. Ba Pawulo barafunzwe, bavugaga ibyo abantu bashimye. Iteka ryose nasanze iyo umuntu akora Imana neza muri iyi si, iyi si ni isi y'umwijima, ni isi y'ikinyoma. Abenshi bakorana n'ikinyoma bakabyita ukuri kandi ari umwijima. Sakamushyigikira abashumba abaki bose bagatsinsibanya kubera ko afite amafaranga, kubera icyubahiro afite hano kuri iyi si, bakashakisha uburyo borosa. Ndababwiza ukuri, umwere Imana iwita ibara ry'umweru. Imana iryita umweru. Umukara ni umukara. Ntago Imana iteze kwita umucyo umwijima. Umwijima ni umwijima. Wenda nimushake murusheho kurakara. Nanjye ndaharanira. Pawulo yavuze ngo ndasiganwa singutazi yanjye, ndaterana ibipfusi ngo ariko simpusha. Arakubitira mu cyico. Ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Ntago ndi gusingira ikidini ryafate ngo nzaba umuyobozi runaka. Reka shwishwishwe. Ahubwo ndaharanira ikamba ritangirika, ndaharanira ubwami bw'Imana. Abakobwa muri kunyumva, yemwe mwabasore mwe, ndaharanira rya kamba basogokuruza bakoreye ba Pawulo, ba Yeremiya, ba Nehemiya, baharaniye ubwami bw'Imana bageza ku gupfa. Hari n'ababishwe Uganda, abahowe Imana. Bene data, nanjye naho napfa nzapfa nyiringiye. Niyemeje gukora Imana, wenda nshaka impfu. Nta bwoba, ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu. Nuko twigarukire. Aburahamu arasinzira, aragona. Ngonera ziraza, inkongoro zirarebana, ibisiga ibyiyoni. Ati yewe byararange nguko muri iki gihe. Yemwe itorero murabizi ko kera bajyaga barinda igitambo, nta murozi winjiraga mu rusengero kubera umwuka w'Imana. Babaga bamuzingiriye abasambanyi bakabatuza bagafata na mikoro. Ariko ubu ryarasinziriye. Nugize ngo wigishije kwihanisha ngizo za penetesiya, ngaho kujya kwatuza abantu uti nimujye hirya mu bikari bavugira mu gutwi. Ko umuntu yibye inzu y'abandi akarya imitungo ntabivugira mu gutwi, gushyira umunwa mu gutwi kugira ngo batamwumva bakamuseka ko ari igisambo, ko akuramo amada yamariye muri wese abana, ko bagatwara inda akazimarira muri wese akuramo. Babyita ngo nuguhubuzamo disi we. Ese ubwo wehe Imana iguhubuje kuri iyi si ikakumanurira mu muriro utazima. Harya mu muriro utazima aho ndi mugira ngo hariyo umwuka mwiza, hariyo umunuko, hariyo inzara, hariyo ibyago n'amakuba. Mu mubabaro urenze ushobora kwibwira ugakora ibyaha. Mwa mukobwa ukarya brochette z'abandi ushikagura, uzimiragura urya inkoko z'abandi ngo uri kwikiza inzara, kandi uri kwitegurira inzara iruta iyo ngiyo wari uri gutinya y'akanya gatoya. Nuko Aburahamu arasinzira ku kirengarenga. Jambo ryavuze ngo Aburahamu asinzira ubuticuru. Ntago byamubuje gusinzira ku bitambo muri korari, mu budiyakoni. Sanga umuntu araroga ari umudiyakoni n'ukuri. Gasanga umuntu n'umuvuga butumwa ariko ari muri eliminata, ari mu myuka mibi, kujya guhaha impano mu badayimoni za Nigeria. Hari n'ababeshya ngo bagiye muri Israel kandi ari Nigeria kujya guhaha imbaraga zo gukoresha ngo ibitangaza, ngo ibimuga bihaguruke. Ariko Mana yera we, nge nakubone nakijijwe. Abantu bakoreshwa n'ibitangaza bagiraga n'ifuhi byo kurwanya icyaha. Ariko iyo Mana itababazwa nuko watwaye umugabo w'abandi ikaguhesha imigisha, iyo Mana ni iyihe itabanza kubona? Nabonye Yesu ahagurutse ibirema. Iyo dusomye muri Bibiliya abafite ubumuga bwamugaye wenda nko ku maguru, amaboko se uwahumye, ariko mbere na mbere Yesu itari kuvuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Yabanzaga gukemura icyamubuza ubugingo inyuma ku mubiri. Ntago ariho Yesu yagaragaza ko hihutirwa. Twigarukire ako ngako tukarenge. Nuko ku kirengarenga bene data, mu Kinyarwanda kimbitse, ntago ndi umunyarwanda wavuga ngo ndi umuhanga mu kumenya Ikinyarwanda, ariko ikirengarenga ni akazuba ka nimugoroba bakita gashuka baja, abandi bakavuga ko kitwa kiberinka. Aka kazuba rero ni akazuba gakunze kuza nimugoroba. Iyo gahari aka kazuba bakunda abantu babona ko hakiri kare,
nta kibazo. Abajya gukina bakina, abana bakina, abajya mu mazimwe, abasenga baba babona hakiri kare, buri wese mu kazi ke, n'abacuruzi baba babona hakiri kare, nta kibazo gihari. Aka kazuba rero kuko mpamvu bakisa agashuka baja, hari igihe abakozi bo mu rugo cyane cyane nibo navugaho, hari igihe yigira nko mu baturanyi kwizererera, imirimo ntayitunganye, ibyombo ntibyogeje, abana ntiyabatunganije wenda ngo abakorere isuku, kandi wenda nyirabuja yasize amuhaye kondisiyo z'ibyo ari bukore, we akabona hakiri kare. Ikibi cy'aka kazuba defo yaka, iyo gahumbije nta wundi mucyo uboneka, gakurikirana n'umwijima. None aka kazuba iyo kamaze guhumbya, niho usanga umukozi abuze icyo afata n'icyo areka. Agiye koza ibyombo ntiyibutse kujya guhaha, cyangwa se ngo akore iyindi mirimo bamutegetse. Umwana akabarariza, ugasanga ari kumukubita ati wacyana we. Hari n'ababafata bakabazirikira hari agashyiramo umugozi ngo atamutesha, kuko imirimo imubanye urusobe. Rimwe na rimwe nyirabuja cyangwa se buja akaba yamugwa hejuru, ari guhondagura umwana ati ceceka nawe wanesheje umutwe. Kandi yari yabonye igihe cyo gukoresha, ariko aka kazuba kakamushuka. Niko iki kirengarenga turi ku mugoroba w'isi, uri gushuka benshi, uri kubashukira mu bintu byitwa amasezerano. Imana yambwiye ubukwe, Imana yambwiye inzu, ngo yambwiye kuzajya hanze, ngo nzatura ngo hanze. Ariko n'ijambo ry'Imana byashobora kuvuga ngo hanze hazabimbwa n'abarozi. Burya niba nagwanura hanze, jya urasenga ubaza Imana ati aho hanze uri kunjyana ni hehe? Urasobanuza. Yowe yaravuze ngo Imana ivuga rimwe nkumva kabiri. Niba guhanurira hanze, jya urabaza Imana ati hanze ni hehe? Hanze hazabimbwa n'abarozi, n'abakunda kubeshya bakabikora. Nuko kubwako kazuba k'ikirengarenga, na Aburahamu yagasinziremo yibeshya ko hakiri kare. Inkongoro niko zazaga zitwara ijisho. Hari abahanuzi barebaga iyi saha inkongoro zabatwaye amaso, bagenda bakabakaba, yahura n'igikecuru yahuranya kuko nta kibona ngo amenye ikibi n'ikiza. Inkongoro zikaza umutima hwizi kaba zirajyanye, kongera kuba yakora ikibi ngo akimenye umutima umucira urubanza. Inkongoro zarawutwaye, ibihaha umwuka wera uruhumekero zarajyanye. Amatwi nta kicyumva ijwi ry'Imana ryarakamye, kandi yahamagawe yumva ijwi iryo ryaragiye. Ngo nta mupasiteri uhanura, wahamagawe uri umuhanuzi, baguha inshingano ngo ntugahanure, ntukumvira Imana kubarangije gutakaza ibikoresho byabo, nawe ukabumvira ukigomeka ku Muremyi. Bene data, ijambo ravuga ngo mugume uko mwahamagawe. Ndibuka no mu byahishuwe mu bice 3:11 havuga ngo ndaza vuba, komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Niba uri pasiteri warahamagawe uhanura, iyo talent ukaba warayitabikishije ubupasiteri ngo uri kumvira abana b'abantu, nyiruko yiguha nazo uzasobanura iki? Ngo nuko uri umushumba, icyubahiro cyo mwisi bikwambure ya talent Imana yaguhaye izagusaba urwunguko. Hari abo wakagombye kuba warasengeye, hari abo wakagombye umwuka wera gucishijemo ngo babwire ibyabo, wenda bari kugaruka mu nzira nziza ingo zigakomera, ariko uhagarara ku cyubahiro wanga kumvira Imana. Imana izaguhemba warakoze iki? Nawe ubibaze. Icyo nyiri tenta waritabye, icyo yagororewe, baramubwiye ngo nibamubohe abagaragu, abamarika barahari bo kukuboha, barahari. Imana ifite ingabo, hari abo kukuboha, mumujugunye hanze ahazaririra gahekenya amenyo. Harya Imana igupangiye guhekenya amenyo, icyo uri we wese ninde wagutabara? Igupangiye kurira watabarwa n'iki? Bene data, Aburahamu kirengarenga Imana iramutungura ibiraje, yasinziriye ingonera zarageze mu matwi. Aburahamu w'umugore asigaye ajya mu bapfumu kandi adiyakona, ari umuririmbyi asambana, ari abatinganya, ari abacuranzi ku byuma, ari abahanuza, ari abavuga butumwa bagiye mu ngo z'abandi, abakristo bicaranye imitungo y'imihuguzanyo, abari abana muri kompasiyo bagashyiramo ababo bakarya imfashanyo zitabareba. Nuko Imana iramutungura ati yewe Aburahamu. Aburahamu asanga terekata yasinziriye, iramubwira ngo ibi noneho bikubera ikimenyetso yuko urubyaro rwawe nubwo urukurira ngo ntiwabyaye, abazagukomokaho bazakora uburetwa imyaka 400
mukozi w'Imana uri guhemukira Imana si we wenyine, n'abazagukomokaho bazahura n'akaga kubwo gusinzirira ku bitambo. Yewe mugore, nudakora neza uzahura n'akaga. Ya mivumo yose izagusohoraho mu gihe usambanira mu murimo w'Imana, mu gihe urogera mu murimo w'Imana uri umurozi, mu gihe wiba ugafata ibitakugenewe, uzahura n'akaga gakomeye. Nuko Imana niba itarababariye Aburahamu sogokuruza w'abizera, we urinde wakwitwaye neza. Umuntu wese w'umukristo ntarebye ngo amadini ibyo ntibindeba aho usengera, ariko niba uzi ko ari umurimo wakoze, yisa ukaba waraparitse, ukaba warawuretse witwaje impamvu, abandi nabwo ukaba wari ufite impano yarakuzimanye, ca bugufi twinginga Imana yo mu ijuru ikubabarire, kandi ufate ingamba z'uko iyo talenta wayitaburura ukayigenzura neza, kugira ngo Imana izaguha ingorano zayo itazayibazwa. Murakoze cyane. Nyiriziki Chantal, muri kumwe nawe, reka dusenge. Mana ikomeye, Mana yo kwizerwa, uri Imana nyamana irahirengeye, ikintu cyose kigira itangira kikagira n'iherezo ryacyo. Turi kuri iyi si, tuzi igihe tumaze ntituzi iminsi dusigaje. Hari benshi wahamagaye bagukorera, iyi saha yaratabwe. Hari akazi katabye imihamagaro, amafaranga yorosa impano za benshi, icyubahiro cyo mu isi kirorosa, kibitaka ritaba impano amatalenta meza wari warahaye abantu, kugira ngo bakuzaneho benshi bagiye kurimbuka. Ndakwinginze abasinziriye bose ubakangure, kugira ngo bongere buyibuke ko Imana izabagarukaho nk'uko yagarutse muri Edeni, ikagaruka kuri Adamu na Eva, ikaba yaragarutse kuri Aburahamu, kandi abo bose yaragarutse ntibyababereye byiza. Ari Adamu byamuviriyemo kuva mu ngobyi ya Edeni, ari na Aburahamu nawe byamuviriyemo ko urubyaro rwe rukora uburohe tw'imyaka 400 mu banyamahanga, barababazwa. Natwe muri iyi minsi ya none ku mugoroba w'isi birashoboka ko ari benshi bagiye gukora uburetwa, bagiye kubabazwa se, bakamburwa ibyo bari barahawe byitwa umunezero, bakinjira mu mubabaro, bakinjira mu muruho, abandi bakajyanwa mu rutazima. Mwami Imana, bahereze kwitegura kugaruka kwawe Yesu, kugira ngo bazisange muri paradizo, bazisange mu bwami bw'Imana barakoze neza, bahabwa ingororano mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Murakoze cyane. Ndagushimiye Kristo, ndetse na Data wera wo mu ijuru, Umwuka wera, ubutatu bwera bw'Imana. Ndabashimiye ko ari mwebwe mwashimye ko mvugira ijambo. Nukuri akanwa kanjye kabaye impanda mwivugire. Ndabashimiye ko ari riziki niyambura mu maro, utagira icyo avuze mu maso ya Uwiteka. Nukuri ndi gusabira benshi bari kurimbuka, benshi bagiye Mwami Satani ashaka kubuza ubugingo. Haracyari amahirwe kuva bagihumeka yuko bakwihana bagakizwa, maraso ya Yesu ababonekeho, mubeze ubatunganye batazarimbukana mu izina rya Yesu. Amen.